ushobora gukoresha akazuyazi, wenda ushaka ji y'akazuyazi. Hanyuma iyo ufite blender isya ibintu bidakomeye cyane, ushobora kubanza ukarapa zino karoti mbere yo kuzishyiramo. Ngiye gukata ino karoti ndayikatamo ibice bitoya, ndaza guhita nyishyira mu gikombe kugira ngo ndibure kuyirapa, kuko blender amenyo dukoresha aba akomeye. Iyo ufite blender ifite amenyo adakomeye, ushobora gushyiramo ibintu bikomeye akaba yahengama cyangwa se akaba yavunika. Ni byiza ko ubanza ugafata karoti ukayirapa. Ndangiza gukata za karoti na ya tangawizi nayo ndayikata. Nyuma ndakurikizaho gushyira za karoti na za tangawizi muri blender. Kubera ino blender ari ntoya ntabwo byose byajyamo, ndaza kubishyira mu inshuro ebyiri. Noneho ngiye gushyiramo na ya mazi. Amacunga ndaza kuyakoresha nyuma. Igikurikiyeho noneho ni ukubiyungurura, ukoresha akayunguruzo gafite imyenge mitoya cyane, kuko urabona haba harimo ibikatsi byinshi, ugomba kwitonda ugakoresha akayunguruzo gafite imyenge mitoya cyane, kugira ngo hataza kugira utuntu tw'udukatsi turi buze kujya muri ji. Iyo umaze kuyungurura ibya mbere rero, bino bikatsi iyo ushatse ntabwo bijugunya, ahubwo urongera ukabishyira muri blender, ukaza kubivanga na za karoti zasigaye, nanone ukongera ukabisya. Noneho ngiye kongeramo na za karoti zasigaye na tangawizi. Nyuma mwite ko mu bintu n'ubundi tubikoreshe harimo n'isukari, ngiye gushyiramo n'ubundi na ya sukari. Noneho nindangiza nongeremo n'amazi. Wibuke ko nabwiye ko ndi gukoresha amazi inshuro ebyiri za cya gikombe twakoresheje, ubwo aya nshyizemo ni inshuro ya kabiri ya ya yandi. Nanone mbishyire muri blender ku nshuro ya kabiri, nanone mbisye igihe kingana n'umunota. Ya ji nari namaze kuyungurura, reka dushyire mu jage, noneho nongere nyungure n'ayandi ya kabiri.
urabona ko bya bintu byo mo imbere byose byashizemo, ahubwo hasigaye igishishwa gusa. Noneho nawe umutobe w'aya macunga rero nawo ugiye kuwungura. Nizere ko mwakunze uburyo nateguye umutobe, mbibutsa gukora share, gukanda like ndetse n'abatarakora subscribe